Yes, hello guys, nizere ko meze neza cyane abakurikiranye CMZ Rwanda. Ibintu nizere ko bigenda neza cyane. So uyu mwanya tuje muri cya kiganiro gisa nkaho kiba ari kinini. Tugiye kurebera hamwe umushinga wa Pi. Tumaze igihe tuvugaho gake gashoboka, ariko uyu munsi nyemerera ufata gatebe wicare hasi urambye ufata agakayi wandike, agakaye n'ikaramu, wicara ahantu tuze ugira ibintu wandika. So nk'ibisanzwe mugiye kubana na methode, YouTube channel ni yindi ni CMZ Rwanda. Kora like, share, subscribe ndetse na comment. So iyi Pi imaze igihe guhera 2019 abantu bayicukura kugeza na n'ubu. So ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka turimo habaye umunsi mukuru wa today, cyangwa se ni nk'iyo twakita nka birthday igihe yavutse. Icyo gihe nibwo yari yabaye. So nibwo Kokalish yavuze yuko yari yo today ibayeho ya nyuma, niyo ya nyuma igize gute ibayeho. Nyuma yaho nibwo twatangiye kubona impinduka zigiye zitandukanye mu screen yacu, ariko nari ntarazivugaho. Ariko uyu mwanya anyemerera duse nkaho tuzinyuramo hafi ya zose. Turazenguruka, turaza kugera muri Pi browser, turaza kureba ibintu byinshi bitandukanye, ibibazo byose ushobora kwibaza kuri uyu mushinga wa Pi. Icyo ngusaba ni ukwicara ugatera agatebe hariya ukicara ugatuza, ntabyo guhubagurika ngo uragenda. Ugiye video utayirangije hari ikibazo kizamo ugasanga uri kubaza ibintu bimwe na bimwe. So tugiye guherera muri Pi. Urareba screen yanjye nk'uko uyibona. Umuntu wese ufite screen imeze gutya bivuze ngo ibintu bye byose yarabirangije, ibintu bye byose byararangiye, ategereje ko mainnet igera. Ariko nkuko nababwiye muri video yabanje, ushobora kuba ufite screen imeze gutya na migration yarabaye. Kamanze nge kuri tudomo dutatu muri ko tubona twibumoso hari hejuru, tubanze tujyeyo kuri hano, tubanze tuhagere tuhakande byo tuvuga tugira uko tubibara. So turahakanda kuri tudomo dutatu, niturangiza turakanda ku ijambo bita mainnet uko murireba ngiri hano. Niturangiza turikandeho. My friend, kurikirana iyi video. Murareba nta nyinshi ngefiteho, ariko murareba hano izo tugiye dufiteho byo tusobanukiro. Hano tuhafite unverified, mfite 166, nkagira transferable, izishobora kuba transferred. Ziriya ziri unverified. Impamvu ziri unverified nazibonye biturutse ku referrals ndetse n'iyitwa trust cycle cyangwa se security cycle. Abo bantu iyo batarakora ama KYC amapayi banyinjirijeho ntago aba transferable, ntago ashobora kwimuka ngave mu hari yabe migrated cyangwa se abe transferred, abe muri Pi app ajye muri Pi browser. Impamvu tuzita ni verified. So ziriya ziri transferable, ariko ntago barazi transfer ngo zingereho muri Pi browser. Ariko ndategereje ibyo nagombaga gukora byose byagize gute byararangiye. Then murareba aka kantu nako kitwa migrated. Ziriya zose zamaze kuba migrated zijya muri Pi browser yanjye, keretse ngero cap nashyizemo bigatuma zikifunze zimwe muri zo, ariko zamaze kugira gute zageze iwanjye. Ndumva ubwo hariya kukijyanye na Pi zigize gute mpasobanuye. Izira ni verified, iziri transferable, iziri migrated. Ndumva buri wese yamaze kumenya ibyo ari byo. Nwango ziriya ni verified ni Pi wakuye ku bantu winjije, ku bana wabyaye mu mushinga, ariko bakaba bataragira gute batarabona KYC cyangwa se bataraba verified. Ndetse n'abandi washyize muri security cycle yawe nabo hari Pi bagenda baguhereza, zikaba zitaraboneka, batarazi kwemerera kuzibona. Ziriya 24 mubona ziri cyitwa muri transferable, nuwango nizo nemerewe nge, nizo nacukuye zidafite ikibazo, ntegereje kuko wa team izingezaho, ni umusaruro nakoreye bagomba kungezaho. Ziriya 31 nizo nakoreye zirimuka zijya no muri Pi browser cyangwa se mwikofi yanjye kuko nari narayikoze. Aho ni hamwe.
dukurikijeho ahantu bita mainnet checklist. Niho hantu hambere handi mugomba kwitondera mukareba neza cyane ukamenya ibihari byose ko bigize gute byuzuye. Turaza tuze hano kuri mainnet checklist, turaza ugakanda hano ibintu bigenda bigenda neza. Turarindira birodinge tuhagere. Murareba ko kuri mainnet checklist yanjye kuva kuri step ya mbere kugera kuri step ya 9 zose ziri green, ni icyatsi kibisi. Nimuza kureba murareba ko ngiye mfiteho amagambo y'iki, mfiteho amagambo ya completed. Muraza kubibona completed, 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 completed. So download the Pi browser app narabikoze, create Pi wallet. Mbabwira ko muraba mwihanganye, Pi wallet ndetse na Pi passphrase ntago iri gukunda muri iyi minsi kubera ikintu tunindi buze kwitsaho cyitwa grace period. Grace period na igizwe n'amezi 6 yo kuba wamazemo gukoramo KYC ndetse ukaba wamazemo no gukora migration zombi, migration ya Pi core team ndetse na migration yawe irimo imbere muri Pi wallet cyangwa se Pi browser yawe. Tujyanirane kintu ku kindi, ndashaka gusobanura umushinga neza ku buryo wumva neza. So then bivuze ngo gucreating wallet ntago biri buze gukunda. Urumva na KYC biraza kubagoramo gakeya kuko ntago biri gukunda, ariko mu minsi iri imbere ndumva bizaba byakunze. Nibikunda tuzabibamenyesha mu gihe bizaba birimo bigira gute bikunda. Ariko ubu ngubu Pi wallet ntago iri gukunda kuko passphrase arimo ikibazo, kuko urumva hari ibyo bagabanyije kugira ngo abamaze gukora izo wallet bategereje KYC banze bazibahe zirangire, nibamara kubagabanura bazongera none bafata ikindi gice bakiri kurire gukora ama wallet. Then n'ama passphrase y'amagambo 28 niyo twita passphrase, then nabo bakore KYC. Ariko batara kwemerera kubikora ntacyo bitwaye. Abantu turi buze kugira ikibazo, turaza kugira ikibazo ku bantu bagize gute bahawe KYC ariko ntibayikore. Ndaza kubagarukaho. Hano ndi kuri case ya mbere y'umuntu warangije ibintu byose ndetse agakora na migration. Ufite screen imeze gutya icyatsi kibisi gusa niwe mpereyeho case ya mbere. Ndaza gukurikizaho case ya kabiri y'abantu batarabona KYC bategereje KYC ariko ibindi barabyujuje, ndetse ndaza gusoreza kubanyuma bahawe KYC ariko ntibayikore. Case 3 zose ndibuze kugira gute kuzivukaho. Icyo usabwa no gutera gatebe ukicara mu gihe uri kubibyumva neza, ubikurikirana, ukanda kunzogera, ukanda like, ukanda share, ukanda na subscribe. Turi kumwe CMZ Rwanda. So then commit to a lockup configuration. Hariya ni ukuvuga ngo ni izo locking. Ese ura locking 50% mu myaka 3, ura locking 100% mu myaka 3. Mbibutse ko iyo utayishyizemo bakulokingira 100% mu myaka 3 no automatique. Hano bibari iki? Hano no automatique. Iyo utabikoze bo barabyikorera mu buryo buri automatique. So byiza nuko ubyikorera ukagira izo ushyiramo bitewe n'izo ushaka kuloking. Mbibutsa ko banazanye n'indi locking naho muri Pi browser ushaka kuloking azazindi zamaze kuba transferred ndetse zikaba na migrated zikajya ku cyitwa variable balance. Ubu ngubu ushobora nazo kuzigira gute kuzilokinga ukazistakinga mu gihe runaka. Indi ngingo tuzabonaho ni iyi ngiyi ya gatatu, iyi ngingo ya secure account or KYC and mainnet migration. Nayo yarakunze kuyisecuringa no gukora KYC, niyo KYC step 5. Step 6 cyangwa se step ya gatandatu no kusinya amasezerano yo kwakira token. Angayo urayasinya ukayubahiriza, hano banagukata Pi imwe y'aya masezerano. Harimo gusubmitting applications KYC, ibyo nabyo murara byabaye completed.
harimo wait for KYC result, nayo ukazategereza igihe KYC izakundira. Ni step by step. Ubwo uzahera mu downloading Pi browser, creating P wallet, confirming P wallet, committing lockup, usecuring account yawe, nurangiza usinya amasezerano yuko yemeye ibikubiyemo byose, nurangiza utange KYC yawe mu gihe bayiguhaye, utegereze result cyangwa se utegereze ibizava muri KYC uzaba wakoze. Nurangiza tujye kuri step ya 9 ariyo migration. Yoyo urindira ko wa team, iyi ya nyuma urindira ko wa team nigira gute niyikorera. So niyo igomba kugira gute kuyikorera. So migrations nkuko mubona, migration yanjye yarabaye ya 61 zijya kuri iriya wallet yanjye. Ntashatse ko muyibona yose kuko nabyo biba ari ibindi mu bijyanye na security yacu, ntibiba byoroshye habe na gato. nk'aba youtuberi ntago byoroshye, kuko turangaye tuba turi kubafasha, ariko hagiye birangira natwe bene ngango batatumereye neza. So utegereza iminsi 14 mu gihe uzaba utegereje yuko migration yawe igera, ariko ntugire ubwoba, hanigiye yafata n'amezi 3 ariko bazagira gute bazayiguhereza. Aho ngaho ndumva tuharangije. Reka nigire ku kandi kantu, reka nje kuri configuration lockup rate nse nkuyiberekaho. Iyi ngiyi kurikirane, amwe bavuga ko video ari ndende, ubwo tap to do cyo nshaka no kubereka byose. So urareba, ushobora kurokinga nta nubwo byanahinduka, ushobora kurokinga ukageza mu 100, ushobora kurokinga ukageza kuri 90, ushobora kuzana ukageza muri 50, bizaterwa nuko ubishaka. So ngiye nta kindi ndenza hizo nakoze, narasikoze nko mwabibonye, na committinze cyangwa se na stakinze 90% mu myaka 3. Dore nahangaha nashyize, ariko si itegeko wowe ushobora gushyiraho ushaka. Iyo niyo twita lockup. Ubwo uzayisanga hehe? Nongere nyibereke, dore uzayisanga hano, ngiyi configure lockup rates. Increase transferable balance. Hano urareba ko n'abantu ba waragiye ugira gute utumira, ndetse n'abari muri security cycle. Aba n'aba security cycle batarakora KYC, murabareba ngaba. Ushobora no kuza ugakora kuri ping members kugira ngo nimba babonye KYC bibuke kureba aho bagiye gute bayikore. Twagiye ubwo ahangaha tuharangije. Reka twisubirira inyuma gato, twongere tujye kuri twa tudomo dutatu twacu hano, ngutu hano hejuru. Yes, tukandeho. Twari turi kuri mainnet. Ubwo akantu turangije naka konyine, naka ka mainnet. Home yo n'ubundi ni iyi ngiyi turimo hano. Iyi ngiyi niyo twita Pi browser. Mu kanya ndaje turayijyamo. Iyi ni application ku mininga Pi, iyi ni Pi utility, aho hagiye intuza abarifero naho barebera Pi roll chat, abakoresha computer bakoresha Pi node ngiri ya nayo. Ariko nge ikingenzi nshaka turebeho, turareba hariya kuri profile. Kuri profile hari ibyo naho ugomba kuhakora, kugira ibintu bigende neza. So urareba profile yanjye irafungutse, amazina, username, ibintu byose bimeze neza cyane. Then icyo nshaka kugira ngo urebe wowe niki, urareba utu tuntu turi hano twose turi green, birabyo hejuru byo nibisanzwe. Account verification, dore ngiyi niyo nshaka kujya turebe. So uza updating account yawe gute? Phone number, nabagira inama yo gukoresha MTN, mukaba mwanashyiraho uduceri nka 90 twohereza message muri USA. Tigo ntago nayibese ya kujya umuyikoresha, naba konseya gukoresha MTN, ariko na Tigo nayo birakunda, ariko bigeze gute biragoranye. Facebook verification ni bisanzwe, uragenda ugahita uyihuza na Facebook. Ni nabyo byiza kugira ngo umunsi watakaje credentials zawe cyangwa se login
credential uzakoreshe Facebook bikunde. Email address uzagenda ushyiremo email yawe uyishyiremo nayo. Identity verification ni KYC ubuzaba niba yiguzaba wayikoze ndetse na password. So noneho akandi kantu nunda kubereka murareba aka kantu ka add. Abantu mukunda guhura n'ama add menshi muri Pi akaba disturbing. Iyo ama add ajemo uhita uzugakanda hano ukagasubiza inyuma. Niwangu biyongize like this nkakajyana gutya mba nemeye ama add. Ubu nemeye ama add. Ariko iyo nsubije inyuma gutya ama add mba nyazibije mu gihe cy'iki. Sorry gato. Sorry. CMZ Rwanda, Digital Life Environment. Like, share, subscribe and comment. Don't forget to hit the bell for more updates. So kubijyanye na add uraza ugakanda hano kuri aka kantu cyo nari ndiho mbereka. Uraza ugakanda kuri kano aka kantu ka hano. Wamara kugakanda ukagasubiza inyuma. Wagakandaho uraba guha keep enabled na disable for 2 weeks. Uzahita uzukande kuri disable for 2 weeks aha hasi urangiza uhakande. Icyo gihe mu byumweru bibiri nta add uzigera ubona muri application ya Pi. Ibyo ndumva tubishoje. Reka twigire kuri Pi browser. Muri mainnet ndumva nahashoje ku kijyanye na wallet kuzifungura. Ubwo nababwiye ko zitari gukunda ariko mu minsi iri imbere zizakunda. Ubwo procedure yo kuzikora ndumva ntago kuko narabirangije ariko ni ibintu byoroshye. Uraza ukajya muri create Pi wallet ukaza muri confirm Pi wallet. Ubwo hano iyo wamaze kuyicreate ngani handi uzabikira amagambo 28 warangiza ukayizana hano ukayiconfirming. So nizere ko ibintu ro mwabibonye utazabibona azegera umuntu ubizi abimufashe. So reka tujye muri Pi browser niho tugiye gukomereza kugira video idakomeza kuba ndende. Uzaza ukande ku tudomo dutatu nurangiza ugize hano uzahita uza hano kuri Pi browser uhakande uhita ukanda kuri sign in to Pi browser. Ugomba kuba iri muri iyo telefone. Iyo iri muri iyo telefone ibintu biba ari tayari bita bifunguka. Wamara kuhakanda Pi browser yacu murabona ko igiye gufunguka. So turindire Pi browser. Babwira ko hano niho harimo wallet, niho harimo profile, harimo fireside, harimo utilities, harimo ibintu byinshi nkuko mubireba. Yes, tuzahera hano hambere. Retse gato. Yes, niwango turaza kureba kuri iyi fireside, turara kuri wallet ndetse turara no kuri KYC ho gatoya na profile. Ndumva ari two tuntu nshaka kuberekaho. Ndiko tuntu ubereke ndabereka kuri profile, mbereke kuri wallet, fireside ndetse na KYC. Ariko ngiye guhera kuri wallet. Katurebe. So tuzaza dukande muri wallet. Buri gihe ugomba kufite ya passphrase ya magambo 28 ukaba uyafite kugira ngo ubone uko winjira hehe muri Pi wallet. Dore ya magambo 28 uraza ukayashiraho hehe, uraza ukayapestingamo hano, uraza ukayapestingamo hehe hano. Warangizwe twanda lock passphrase n'ifite nko nyifite muri tablet ariko ningo uyifite muri smartphone ushobora no kujya ukoresha fingerprint ukora muzange ukoresha passphrase kuko ubikoresha abaho n'ibyo yazo merana nabi cyane aya kazi so nande kutangira nabi reka mbere tubagaruka nageze muri everything I do is so instinctive, so passionate. Everywhere I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag, I want you
wanna hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, you was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. izi ngizi ni izo gutesta I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. so I'm not iyo here to wamaze save this, not kumenya here to take away. I can play a million mind games, but I'm here to say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it. za nyazo zimwe naberetse zabaye migrated nk'uko muzibona hano tuhafite 61 zabaye migrated, ariko kuri available nituza kuhareba hano kuri available, hanga kuri available turaza kuhabona 5. ati ni ukubera iki? Nababwiye ko lockup yanjye ni 90% mu myaka 3. Ubwo nuvangiye bampaye ni 10% bahita banakuraho imwe yo gukora iki, yo gukora KYC, hahita hasigara 5.18. Nizereke ibintu noneho turi kubigendanamo neza. So iyo tuvuga migration rero ni iki? Uzaza ukande hano kuri ino migration, hano kuri migration urako ni nothing to show kuko nyine nta, ariko kuri history ni tuhasubira murarako tushyiremo zose, history yose tuyirebe tuyanalize kuko ni ingenzi. So murareba ko kuri iriya tariki nko murireba hariya nakiriye hano nakiriye pa 5, hano harimo n'indi imwe ya indi bantwaye from hariya, then hakaba n'izindi 55, then hakaba n'izagiye kuri available balance. Nuvango ziriye 5.1 nizo ziri kuri available balance, 55.35 ziri rocket, zirafungiranye ahantu runaka, nizo na lockings. So ubu rero mu gihe uzaba wamaze kubona migration, uzaza ukande kuri mainnet, wowe uzasanga hehe. So rero muzaza mu bigenze mute, wowe ukiri mushaje bamaze kuzimigratinga, uzaza uhasanga izi zonyine, uzaza usangemo iyi history ya 1 bazaba bayitwaye, usanga izifunguye, usange n'izifunze, then iyi yo ni wowe uyikorera, niyo tuvuga. Iyi ngiyi niyo twita migration yo muri Pi browser, mubango iri ya moved to available balance. Mubango iyo utayikoze ziguma hariya, ziguma kuri no stage ndetse n'iyi ndetse n'iyi, ariko wamaze kuzimuvinga uzahita ubona migration, uzazimigrating unyuze hano kuri migration. Hano uzahita uza kubagera nasi ubona everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Muzahitondera hari notification z'abascamers zigusaba kurizinga coin muzijya guhakanda bizaza ngombwa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll
paze ukaba washyiramo umuntu ugiye koherereza hano ushobora gukoresha scan QR code so ni uburyo bwinshi ushobora kugira gute gukoresha I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom, for the taking. Now that I've been put through hell, I've never got anyone's help. zikoreshwa hano kugira ngo amazi biba bisaba ushobora gutangira kubibikaho rero ukoresheje adi ureba hano ubundi amatokeni ijana payi amatokeni bireba hano amatokeni ari hano tokeni ijana payi tokeni igihumbi payi icumi tokeni ijana nazo ni iki ni payi ijana so ariko ushobora kuzibonera ubuntu one token reba iki one token uzareba add in so ushobora kuza ugatukana mu watch add ukareba add Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. mace kanyiveho ubwo tujye muri KYC. So muri KYC katurindire gato. So KYC urareba giye yararangiye nkuko nabibabwire. Nshobora kuba na validatinga, nshobora gukora validation, ariko nabaye mbiretse nabyo ko nabonye biri kungora. So ariko arizo nakure muri hano kuko nakozemo validation ya 27 ziba successful muri 34. So accuracy percentage iri hasi, nta nyinshi bongeye kumona nk'ibyiga bita bipfa. So then ariko ntacyo, then ura muri KYC rero narako yamaze kuba valid, yararangiye KYC rwose imeze neza. So hano nabangiye ku bya validation, reka mbireke KYC yo yamaze kuba verified. So igisigaye ubwo naberekaho ni ku kijyanye na profile.
aho ugomba gushakamo inshuti mugomba kujya muganira ku ma profiles. So muri izi profile mfitemo aba friend babiri, nimba nawe ushaka kuza mu yanjye urakoresha Giovannis nk'ibisanzwe, Giovannis Pi. So iyo niyo username yanjye, so ukaba wayisearchinga ukareba kirimo, uzajya uyishyiramo nka kuri higire gute researching ege sinakibona kuko nubundi ninjye uri kuyikoresha, murakubona ari hejuru. So nimurangiza kuyikoresha rero nanjye nzabaha followback, muzamfollowinga nanjye ngire gute mba following. Ubwo ntitubijyanyira? Yes, ndumva tubijyanye. Ben ikindi gisigaye ubu ndaje mbivugire kuri ba bantu bandi babiri, abantu babiri nyaboneka basigaye. Uyu ni wa muntu wakoze ibintu byose akabirangiza neza. Ubwo ni case ya mbere tugize gute turangije, then reka dukomeze n'iyindi case ya kabiri ndetse na case ya gatatu. Seka tujye kuri case ya kabiri. Case ya kabiri nkuko nabivuze muri video yashize, ni abantu batarahabwa KYC ndetse mu bantu benshi bafite amapayi menshi, abayiyarado utazo pioneers benshi barahabwa KYC. Aba bantu rero uzasanga bo hejuru hano na hejuru bazahasanga iminsi 92. Iyi minsi 92 irimo amezi 3, ni amezi 3 harimo aya 3 nayo gukora KYC iminsi bayibahaye, ndetse hakaba n'andi mezi 3 ayakombayinze KYC ndetse na mainnet migration, bikaba amezi 6 ya grace period nk'uko yatangajwe kuri today, aho byibura babara amezi 6 uhereye iriya day yabereye, ariko byibura twareba ko tuzageza mbere ya day byiburi iyo grace period gusa ishobora kuba yanakongerwa, ariko ubona ingira kubyitekereza. Grace period na si 6 batanze urabona nk'umuntu bamuhaye iminsi 92, ariko nta gisaha iri kuba, n'ubundi gisaha itari kuba, wumva birahagaze deje. Bizatangira kubara umunsi bamuhaye iki KYC, byumvikane ntabwo biri kuba, bizatangira kuba umunsi KYC yaje muri application. Icyo gihe nibwo bazatangira kubara iyo case. Nayo mu kanya turaje tuvuze ngo uyu muntu uri hano yakoze steps zose zisabwa, ategereje yuko bamuha KYC, ndetse bari kumubwira yuko aya mezi 3 ntaramuka arangiye atayikoze ibintu byose bizaba zero. Failure to complete your KYC mainnet checklist will result in permanent loss of all pay and carry bonuses accumulated due to the grace period. Yaba arizo wakoreye mu buryo bumwe cyangwa ubundi byose zatugira gute ubibona. Umuntu rero ubona isaha itari kugenda hariya hejuru, tuze wacungane yuko bizatangira. Nibitangira kubara ubwo bazaba bamuhaye iki KYC, yabakora izindi steps zo kuverifying na telefone, kuverifying ibindi byose bimwe twahereye hasi muri video tuyitangije. So ndumva ari icyo twavuga ku muntu mu case ya kabiri, cyane cyane abantu binjiye muri payi imbere kera nibo bafite iyi case ya kabiri. Reka twirebere case ya gatatu, aho n'umuntu abantu babahaye KYC ariko ntibayikore. So twageze ku muntu wa gatatu. Umuntu wa gatatu rero uraraka ko we asigaranye iminsi 66, ni mu bireba neza nkuko mubibona hano, asigaranye iminsi 66. Muri 92 bamuhaye hasigaye 66. Aho kantu muri kukumva, ariko nizere ko muri kukumva. Bivuze ngo 26 yose imaze kugenda atari gukora KYC. Then bari kumubwira yuko we hejuru bamwandikiye ngo deadline to complete your KYC. Ni deadline nirangira ubwo bizabirangiye. So abantu mwaretse imishinga mwongere mwikubita gashyi murebemo mukore KYC. Nimba ikomeje kubananira mureba mwegera abantu babizi babafasha ibintu byihute bive mu nzira, kuko igihe kizaba kirangiye hariya rwose utaragira ikintu ukora
kuri KYC kumenya ngo bizaba birangira, bahita bawushyiraho na button na open uko mubibona hariya hejuru kugira ngo uhite ujya hejuru. Nizere ko rero bimeze neza. Test za nyuma inzitinzeho kuko zo ni ibintu bisaba guhita ubikora, niyo mpamvu natinze kuza mbere kugira ngo abantu banze bumve procedure neza. Iyo buriya bya mbere wabyumvise ibindi bya KYC bigira guteza so mujye rero muri dashboard zanyu umuntu wese usangamo kiriya kintu nyaboneka rihutire gukora KYC reba umuntu yigufasha hariho hose. So nizere ko dukomeza kureba amaherezo y'iyi mishinga. Ntabwo hari ibintu biri ngo bizagenda gute, icyo bizagenda gute, icyo twizeye bishobora kuzagenda neza, ariko iyo tunagenda neza byibuze uzabe wakoze ibisabwa. Njye ntabwo njyamo icyizere gihambaye, so mbabwira yuko ibintu bishoboka cyangwa se bitashoboka nkurikije experience ifite muri iyi si. Ibintu bishobora gushoboka cyane twakuzamukiza nk'uko mbitekereza, cyangwa no kutazadukira, cyangwa no kuduha make, byose bigashoboka, no kutagira ikigo. Ariko wowe bazi umenye ibintu natayemo umwanya wanjye nabikoze, ibyo nasabwaga byose nabikoze. Ndibutsa ko abantu bakoze KYC nubwo bitemewe ariko ntibabona payi imwe ni 500, ufite payi igihumbi kuba wumve ntabwo yabura uko biri kose. So byaterwa, ariko nta napinga ariko urishobora kugurisha 500 ibiceri 500 by'amanyarwanda, ejo zikaza igura 500, noneho atarayo ibiceri kimwe biri bitanu ahubwo ari 500. Birashoboka niba ushobora kuza abayiguze ku biceri 500 by'amanyarwanda ikaza ihagaze ku biceri 20 by'amanyarwanda. Njye nemera ko ibintu byose bigira gute bibaho. Icy'ingenzi ni uko tugomba kwiga tugasobanukirwa ibintu, tugashaka n'ibindi dukora ku ruhande kugira ngo ibintu bigende neza. So icyo mbasaba ni like, share, subscribe kuri iyi video wayibona ukabona hari umuntu ufashije. So twihereza umuntu nta kintu ko hari icyaha kirimo cyangwa kubijyana, ntabwo bitwara mega z'ikirenga, so nta kintu byica muri make kuba wayifata ukayigereza mu muntu wawe ni ibintu byiza cyane. So muri kureba amahirwe n'imigisha methode nk'ibisanzwe kuri crypto mining zone. Ciao ciao. CMZ Rwanda, Digital Life Environment. Like, share, subscribe and comment. Don't forget to hit the bell for more updates.